Uza buri muntu wese umuzi amaze nk'umuhanzi w'umuhanga w'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe rero hasigaye iminsi 16 gusa ngo manzi King James yizihize imyaka 20 amaze mu muziki. Imyiteguro y'igitaramo cye gikomeye cyane yise 20 years of King James yakomeje gufata indi ntera. King James ubundi kuba atamuzi ni umwe mu bahanzi bafashe imitima y'abanyarwanda cyane cyane ab'igitsina gore, aho bivuga neza ko uyu muhanzi ari umuhanzi w'umuhanga cyane mu guhimba indirimbo zikura amarangamutima y'abantu ubari bo bose, cyane cyane akibanda mu ndirimbo z'urukundo. Buza tumushyize mu bahanzi bakunzwe kurusha abandi bose mu Rwanda, nta wabihakana. Umuhanzi rero ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, akaba kandi ari n'umuhanzi ubaho n'abandi bahanzi bagenzi biwe bitewe n'ukuntu agaragara n'uko akomeza kwitwara buri munsi. Afite igitaramo kizabera muri BK Arena ku itariki ya 2 ndetse n'iya 2 Kamena umwaka 2026. King James ufatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye kandi nk'umwami w'umuziki nyarwanda, afatwa nk'umwe mu bahanzi bazatuma idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rimenyekana ku rwego mpuzamahanga. Buri muntu wese ategeranyije amatsiko bimwe mu bintu bizaranga igitaramo cya King James. Byari ibintu 10 byo kwitegura mu gitaramo cya 20 years of King James. Ngibi harimo kuririmbwa kw'indirimbo zakunzwe cyane. King James azaririmba indirimbo zamugize ikirangirire zirimo Mize Neza, Nyuma Yawe, Birandenga, Nicyo Utabona n'izindi ndirimbo nyinshi zakuriye amarangamutima y'abanyarwanda bose muri rusange. Si ibyo gusa rero, King James ni umwe mu bahanzi bazaririmba umuziki wa live, azafatanya n'itsinda ry'abacuranzi b'inzobere. Bavuga neza ko ari ibintu bizatanga uburyohe bwihariye muri iki gitaramo. Abafana bamaze kuba benshi ndetse barenga nuko abantu babitekerezaga. Abafana kandi baturutse impande zitandukanye, biteganyijwe ko abakunzi be bazava hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda baje kureba uyu muhanzi ukunda kuririmba indirimbo zikurura amarangamutima y'abantu. Tubisubiremo, King James ntabwo ari umuhanzi uririmba indirimbo ziri aho ngaho, cyane ko buri ndirimbo yose aririmba iba ifite ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bwo gukunda, kandi iba ifite n'ubutumwa bwo kubabarira. Abahanzi rero byamamare bashobora kuzamusanga ku rubyiniro. Hari icyizere cyo kubona bamwe mu bahanzi bagiye bakorana nawe indirimbo mu myaka yashize, nka kimwe mu bimenyetso bigaragaza neza ko King James yabanye neza. Gusubiza amaso inyuma ku rugendo rw'imyaka 20, hazibukwa amateka y'ibihe by'ingenzi byaranze umuziki wa King James kuva mu mwaka wa 2006. Igitaramo kandi hazagaragara ubutumwa bwo gushimira abakunzi be. Biteganyije ko azafata umwanya wo gushimira abafana n'abagize uruhare mu rugendo rwe rw'umuziki. King James ni umwe mu bagabo b'abahanga cyane mu kuririmba, aho binavuga neza ko igitaramo cye cyapanzwe neza ugereranyije n'ibindi bitaramo by'abandi bahanzi baba mu gihugu cy'u Rwanda. Imyambarire yihariye, King James n'itsinda rye bazagaragara mu myambaro idasanzwe ijyanye n'igitaramo. Benshi bakomeje kwibaza ati ese nunazaza yambaye ate, azaririmba ate, bizaba bimeze gute? Ni umuhanzi w'umuhanga cyane rero kukurura amarangamutima y'abantu. Abazaba bari aho ngaho uyu munsi ntekereza ko bazataha bishimye bitandukanye nuko mu minsi yashize byari bimeze. Urubyiniro n'amatara agezweho, benshi bavuga neza ko kimwe mu bintu bizongera kuranga igitaramo cya King James nk'uko bikomeje gutegurwa ari urubyiniro ndetse n'amatara agezeho. Hazakoreshwa ikoranabuhanga rigezweho mu gutaka urubyiniro no gutangaza amashusho meza. Abandi bagakomeza kuvuga bagira bati igitaramo cya kabiri kubera ubwitabire bwinshi nyuma y'ubusabe bw'abafana, ngo neza ko abafana babaye benshi, maze bigatuma King James aba umwe mu bagabo bavuga ko yongeyeho undi munsi wo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 2026, kari umunsi wa kabiri w'abafana. N'ubundi nyuma y'ubusorero bw'abafana hateguwe n'igitaramo cya kabiri cyo ku itariki 2 Kamena 2026. King James ni umwe mu bahanzi bakoze agahego ko gutegura ibitaramo, maze bikaba ibitaramo bizaba iminsi 2 nyuma yo kubona abantu benshi barabuze amatike. Ikindi kintu kidasanzwe kizaranga kino gitaramo cya King James cyitwa 20 years of King James, ibyishimo bidasanzwe muri BK Arena. Biteganyijwe ko BK Arena izuzura abafana bazaririmba ndetse babyine kandi bizihirwe imyaka 20 y'umwe mu bahanzi bafite amateka akomeye cyane mu muziki nyarwanda muri rusange. Muri rusange rero imyaka 20 ya King James cyangwa 20 years of King James ntabwo izaba ari igitaramo gisanzwe, ahubwo izaba ari ibirori byo kwizihiza urugendo rw'umuhanzi wagize uruhare rukomeye cyane mu gutera imbere k'umuziki nyarwanda. Bikaba kandi byitezwe ko BK Arena izuzura ibyishimo, kuririmba ndetse yewe no kwibuka amateka y'indirimbo zakunzwe cyane
cyane n'abatari bake. Ese wari uzi ko indirimbo za King James ziri mu ndirimbo zakunzwe cyane ugereranyije n'izindi ndirimbo z'abanyarwanda muri rusange? Ibi ntabwo twabitindaho. Ni umuhanzi w'umuhanga kandi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. King James akunzwe cyane n'abatari bakeya. Benshi bavuga ko ari umunsi duseregeje amatsiko menshi, aho bamwe bakomeza kuvuga bagira bati King James ahubwo azadukorera ibitangaza bidasanzwe. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza kwitegura igitaramo cya King James. Mbibutse neza ko ari ikindi gitaramo giteganyijwemo Diamond Platinum i Kigali cya Friend of Amstel cyashyushye ku rwego rukomeye cyane. Igitaramo cya Friend of Amstel giteganyijwemo Diamond Platinum i Kigali cyashyushye. Igitaramo rero ni kimwe mu bitaramo bikomeye cyane bigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyu muhanzi wabaye ikimenywa wose ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika azataramira abanyarwanda bose muri rusange. Hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga zitandukanye, igitaramo cya Diamond Platinum cyitwa Friend of Amstel cyangwa igitaramo kizataramiramo Diamond Platinum cyitwa Friend of Amstel cyakomeje kuba kimwe mu bitaramo bikomeje kuvugwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Byamaze kwemezwa ko Diamond Platinum azahurira ku rubyiniro n'abarimo Bruce Melody baherutse gukorana indirimbo Pompompo, ikaba inshuro ya mbere bagiye gutaramira nyuma yo kuyikora. Ibi kandi bikagaragara nk'ikintu gikomeye cyane. Iki gitaramo kandi hazaririmba Nelly Ngabo n'abandi bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba kimwe mu bintu bizatuma igitaramo kigenda neza kandi kigahinduka uko abantu batabitekerezaga. Igitaramo rero kizayoborwa na Rocky Traya azafatanyije n'umunyarwenya Michel, ndetse yewe kikazaba kimwe mu bitaramo abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari ibitaramo bidasanzwe. Urebye mu ndirimbo za Diamond Platinum zakunzwe kugeza ubu ngubu n'izitezwe kuzakundwa, zose ushaka kuzaririmbwa kuri uyu munsi. Mugaragaza neza ko turi muri summer time cyangwa turi mu gihe aho ibitaramo bikomeje kwiyongera. Uyu muhanzi rero ni umwe mu bakunzwe gutaramira i Kigali, aho abakunzi b'umuziki bamwakirana neza kuva mu mwaka 2015 ubwo yahataniraga bwa mbere. Diamond Platinum ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akaba ari umwe mu bahanzi bagaragaza ko bakunzwe ku mugabane wa Afurika nyuma ya King James. Reka dutegereze ibizaba muri iki gitaramo gikomeye kandi kizakundwa n'abantu benshi.